ahantu hitwa Kisomo bagiye guhunga ubwo amatora agiye kujyamo bagende basubire iyo baturutse kandi bari mu gihugu kimwe bose ni abanyakenya ibyo bintu biri mu gihugu cyitwa Kongo n'ingabo zirimo n'imitwe yitwara gisirikare yica abantu n'abarikisha sabarya babyina gusa bakaba ntacyo baceza kuko ni nk'ikindi gihugu kingana kuri ubu ni kugira umunyafrika ngo akiyobore ubu muhemukiye amenyereye kuba icyo bita village chief ni umutware w'umurenge wariho wabase na basekuru bakamuha amahena akirira none umuhaye igihugu kingana n'uburayi bw'uburasirazuba ngo kijere uburayi bw'uburengerazuba plutôt ntafite ubwo bushobozi doesn't have that capacity niyo mpamvu bushize nigeze kumva n'abarurubwo bamuteraga ngo yari yagiye muri Espagne n'abakobwa beza ngo bari iminsi ngo aruhutse ibyo warabyumvise so rero icyo Blinken yazaza avuga n'ibya Rusesabagina ngira ngo n'abandi nk'abo ni ukuvuga ubusa ibyo nani issues abantu barashize uri ku muntu umwe usibye yuko nabakwiriye kugira ubutabera ntakwiriye kurengana ibintu bya Afrika nubwo tuvuga ngo hejuru hari abatwica ariko turi n'abantu boroheje gukoreshwa muri make East African Community bafite igisirikare biriya bihugu bya Kenya Tanzania Burundi Congo Uganda u Rwanda niyo bibangamiye n'umutekano mucyo uri hariya kuko byashyize abasirikare bose bagahiga bari abantu bakabafata ko byoroshye ariko ntibashobora kubikora ariko bazabikora ngo bagiye kurwanya M23 bigeze gufata intwaro muri Kenya mu modoka z'umuryango w'abibumbye bazitwariye Al-Shabaab hari intwaro zigeze gufatirwa muri Central African Republic bazitwariye intagondwa zitugasereka ibyo ni ibintu abantu bashyiraho abantu batareba ariko bigamije kuzana umwuka mubi uzakorangiza ya ntambara ya rutura irimo twavuze ko ugomba gusakirana kandi gahuza impande ebyiri zikomeye z'isi abashyigikiye Amerika n'Uburayi n'abashyigikiye Abarusiya n'Abashinwa ku rundi ruhande turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda turi kumwe na Pasteur Peter Musisi nkuko bisanzwe buri ku cyumweru turabifuriza no kugira icyumweru cyiza icyumweru cya mbere cyo ku kwezi kwa munani Pastor Mahoro yewe turashima Imana turabashuhuje namwe kandi turashima Imana ko muri amahoro tuboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikira bose ku isi yose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda tutibagiwe n'abavandimwe bacu b'abarundi n'abanyamurenge n'abanyabwisha n'abafumbira abahana bahangaza n'abahororo mwese bari mu karere k'ibiyaga bigari Imana ibaho umugisha n'abari ku isi yose murakoze Pastor Musisi dukunze kuganira ku bintu bijyanye na politike ndetse n'icyo ubuhanuzi buvuga ku bijyanye n'ibiri kubera mu isi muri minsi hari ibintu bitandukanye biri kubera hirya no hino ku isi hari umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Blinken uzaza mu Rwanda muri iki cyumweru tuzatangira ejo kuwa mbere hari MONUSCO muri Kongo bakomeje kwamagana ndetse n'umuvugizi wayo Leta ya Kongo yahisemo kumwirukana muhanzi Koffi Olomide muri icyo gihugu nawe muri iyi minsi yasohoye indirimbo yamagana ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ko bukomeje gufata abaturage nk'aho ari injiji bavuga ko banyereza umutungo w'igihugu hakurya muri Mali muri Repubulika Centrafrica naho barirukana ingabo za MINUSMA zishinzwe kubungabunga amahoro z'umuryango w'abibumbye hakurya y'inyanja rero haracyavugwa ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya ariko hanajemo icya Taiwan n'Ubushinwa Pastor reka duhere mu Rwanda Anthony Blinken umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga azaza avuye mu gihugu cya Kongo biteganyijwe ko azagera mu Rwanda nyango ku wa 4 uruzinduko rwararwumvise n'ibizaruganirwamo nararwumvise Anthony Blinken ibingi byo international diplomacy biriya ni ibintu bibaho ariko biriya bibaho kuyobya uburari abantu ngo batekereze ko bari abantu noneho ari ku rwego mpuzamahanga wenda yaje kureba uko ibintu byakorwa akenshi baza bapressurizinga bashaka yuko ibijyanye n'inyungu zabashebuja bikorwa ese ibijyanye n'inyungu zabashebuja ni ibihe ibyateguwe byo kuzana kaga mu isi n'akaduruvayo n'abantu gupfa nibyo babashoje umugambi icyo bita agenda 21
gahunda y'ikinyejana cya 21 ntabwo gutandukana n'ibyo. Ntabwo bashaka amahoro ku isi. None se ikibazo kiri muri Kongo n'urugero cyateguwe imyaka myinshi yuko Kongo izaba indiri noneho y'abantu bitwaje intwaro bo kugira ngo bazane impfu nyinshi z'abantu benshi muri kano karere. Ibyo ni ibintu byateguwe kera. Kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo bashobora kuba hari imiryango cyangwa imitwe yitwaje intwaro mu gihugu irenga 100 ugasanga irica abantu uko bukeye n'uko bwije, aho gusa ngo kandi hari igisirikare cya ONU kihari. Ubundi umurimo wacyo ni uwuhe? Umurimo wacyo ko ari ugutanga amaraporo y'abantu bapfuye naho ibintu bigeze, naho gahunda igeze, abagore bafashwe ku ngufu, abana bishwe na bwaki, bagize batya. That is their program. Naho ntabwo ari uvuga ngo baje kugira bate guhagararira amahoro se yayi. Imitwe yitwaje intwaro igera ku 100 irahari, noneho yitwaje intwaro kandi yica abantu, kandi mu kanya gato mukavuga ngo hari imiryango mwise ngo ni y'abateroriste iri ku isi. Abo ngo barica abantu ntacyo mbatwaye, ingabo zanyu zirahari. Ese bamwe ibintu bizarangira ryari? Nanjye ubwanjye nk'uburabaza nk'abantu sibyo bari abanyekongo barigaragambye ariko ntibazi ibyo barimo, bibwire ko buriya bashobora kubirangiza biriya bintu. Babirangiza batese? Ni ukuvuga ngo ibyo bintu biri mu isi, ibyo bintu biri mu gihugu cyitwa Kongo n'ingabo zirimo n'imitwe yitwara gisirikare yica abantu, n'abarikisha se barya babyina gusa bakaba ntacyo baceza. Kuko ni nk'ikindi gihugu kingana kuri ubu ni kugira umunyafrika ngo akiyobore ubu muhemukiye. Amenyereye ko icyo bita village chief, ni umutware w'umurenge wariho wabase na basekuru, bakamuha amahena akirira. None umuhaye igihugu kingana n'uburayi bw'uburasirazuba ngo kijere, uburayi bw'uburengerazuba plutôt ntafite ubwo bushobozi, doesn't have that capacity. Niyo mpamvu bushize nigeze kumva n'abarurubwo bamuteraga ngo yari yagiye muri Espagne n'abakobwa beza ngo bari iminsi ngo aruhutse. Ibyo warabyumvise? Narabyumvise. Amafoto yagiye hanze ari muri ibyo bintu. That's the life he needs. Ubwo nibwo buzima bwe. Ibyo bintu byo mubwira ni ukumuhohotera biri hejuru y'ubushobozi bwe. Ariko abamuhaye ko n'ubundi nawe simurenganya, ntabwo ari wahishyize. Bari abantu benshi baba barateguwe kuzaba kugira ngo bakorere system. Naho ibyo abantu gupfa byo ibyo ngibyo rwose biri mu murongo. It's part of the agenda 21 kugira ngo abantu bashire. So rero icyo Blinken yazaza avuga n'ibya Rusesabagina ngira ngo n'abandi nkabo, ni ukuvuga ubusa ibyo nani issues. Abantu barashize uri ku muntu umwe, usibye yuko nabakwiriye kugira ubutabera ntakwiriye kurengana. Ariko se umuntu umwe yavugwa ate n'aho abantu magana ngahe cyangwa abantu za miliyoni barimo bapfa? Umuntu kaza tangaza makuru kakujya inyuma rikagushorera baradiye akavuga. Ariko ikindi cy'abantu kibabaje isi ntabwo cyumvikana. Ikibazo cyakabaye cyumvikana ni ukuvuga ngo iriya mitwe iri muri Kongo igomba kuba gisamude. Icyo ni icyambere. Noneho ntabwo process of ntabwo hashobora kuba pacification y'igihugu hari abantu within mu gihugu bari armed bafite intwaro. Icya kabiri ntabwo hashobora kubaho meaningful development mu gihe hari insecurity nk'iriye. Ibyo bita ngo ni development bagenda bavuga terambere ibiki igihugu gifite. Noneho mwebwe nk'abirabura, mwebwe banyira ubwite, niba habonetse forces zizindi zishaka kugira ngo zirwanye icyo kintu, zishyira ibintu ku murongo, mukazamagana mukazihimbira amazina, ibyo byose imbyumva. Niba habonetse abandi bantu beshyize hamwe bakavuga ati ibintu by'akarengane si byiza, tugiye kubirwanya, yewe ntabwo nemerera mu kurwanya intambara z'umubiri kuko ntacyo zishobora kuba zafasha. Ahubwo njye ndavuga ngo abandi babikora ko bibananiye, barakora iby'umubiri, barakora politike mpuzamahanga, habaye abantu bishyize hamwe bati katuye turiya kintu tugishakira igisubizo mu buryo bwacu. Ubwo ndavuga abandi, ndavuga abayobozi bantu b'akarere bahano bano bacu regional leaders, ndavuga imitwe nk'abo ngabo bariya bavuga ngo barirwanaho bararengera babo, numva bitwa batwirwaneho. Iryo zino ubwaryo rirumvikana, twirwaneho. Ubundi bakaye barengerwa n'igihugu n'imbaraga z'igihugu, none biyise batwirwaneho.
kuko baranyagwa ibyabo, baricwa, abagore babo barafatwa, abana baricwa, abo bakabaye ikibazo. Babandi mu M23 baravuga ati hari amasezerano twasezeranye kugira ngo ducyura abacu bari hanze, katuvuge wenda ngo baranabeshya da, nibabaze basabe bavuga ati ariko murabeshya abantu banyu baraje, ibyo muvuga ni ibi. None abo ngabo nibavuga bibi ikibazo, ariko wa wundi uri mu gihugu wica abantu usanzwe ari aho ngaho harya iby'abaturage yagira ati usanga afatanyije n'ingabo za leta, afatanyije n'abamwe mu banyapolitike bari mu gihugu. Abanyafrika niyo mpamvu bafite ubwenge buke, umuntu akumva yuko ari butera imbere kubera yuko iterambere rye arikeshe amaraso y'abandi bashira bapfa. We nk'umuntu ubona umunyapolitike ujya wumva abanya-African politicians, nabibonye no muri Kenya n'ahandi hose, aho abanyapolitike bo mu bihugu nka Kenya urugero wenda kanyivugeho nayo ejo uzaba no mu matora, nyuma y'amatora uzaba umbwira ibyabo. Hari aba politicians, abanyapolitike babo n'abahinza b'ibihugu bibice bakomokamo, ukumva nk'uriya muri Raila Odinga Amolo, uriya n'umuhungu wa Jaramogi Oginga Odinga, umwe mu barwaniye ubwigenge bwa Kenya, ni umwami w'abajaruhu. Abantu bahoze bambwira ngo ubu ngubu ngo amoko yandi ahantu hitwa Kisumu bagiye guhunga ubwo amatora agiye kujyamo, bagende basubire iyo baturutse kandi ubu bari mu gihugu kimwe, bose ni abanyakenya. Urumva bahunga kubera iki? Kuko uriya Raila Amolo Odinga na kavukire waho ngaho, nutamutora ushobora kwicwa kuko ni nk'umwami cya Kisumu. Leta ya Amerika yahoze ibubwira ngo abantu abaturage bayo baramenye ntibatemberera umujyi wa Kisumu, abari muri Kenya bakomeze bari mu bindi bice. Iyo ni province yitwa Nyanza province, ngo ntibajyeyo. Kandi aho niho hakomoka umuntu bavuga yuko ashobora kuza kuba ari utorerwa kuba perezida w'igihugu, ariko baba hakomoka barabuza abantu kujyayo. Ibyo ni ikibazo. Uriya yitwa William Ruto, uriya no mu Karengini, uriya akomoka nanone mu ntara yakomokagamo naho ari perezida wategetse igihe kirekire Kenya, witwaga Daniel Toroitich Arap Moi. Abo ngabo nawe ni nkaho ari nk'umwana nubwo atari umubyara, ariko akomoka muri ubwo bwoko uwo Moi. Icyo ni igice bwacyo cyihariye nabo kirwana gikomeye utashobora kwiginoringa cyangwa gusuzugura. Uriya wundi Kenyatta we yahoze Uhuru Kenyatta of course, nawe ni umuhungu wande Jomo Kenyatta, witaga Mzee Jomo Johnston Kamau Kenyatta Wangenge. Uwo nguwo ni nawe ise bacukuye ni nkaho ari umwami. Ubwo rero nawe ubwo arakomeye. None ahashyira imbaraga hariya, ahashyira imbaraga afata za mbaraga ze arashaka kuzihuza n'izande za Odinga, kugira ngo bafate ubutegetsi. Urumva ni uburyo bwo guhuza imbaraga ariko bishingiye ku moko, ntabwo bishingiye kuri demokarasi y'ibitekerezo ko bamwe babitekereza, ni amoko. Okay, uwitwa Musalia Mudavadi uwo ni umwami w'abitwa Barushya, uwitwa Kalonzo Musyoka uwo ni umwami uwo bita Bakamba. Ibyo bintu ni ibintu biteye ubwoba, ariko bo bari bashoboye kubijera triste bari bariho. Ariko muri 2007 muzi yuko abantu bashize baguye muri Rift Valley, kuko abitwa Bakarengini barahagurutse bica bakikuye benshi bahatuye. So ibintu bya Afrika nubwo tuvuga ngo hejuru hari abatwica, ariko turi n'abantu boroheje gukoreshwa. Muri make mentality y'ubucakara kugira ngo izatuvemo biraguye. Ariko katubasabire Imana izakora ibitangaza ntazagira amahana zahaba. So kubya Kongo rero n'uwo ni Blinken, it's like that. Ni ibintu biraho bavuze ngo MONUSCO ngo igende, ariko amasezerano yashyize hariya MONUSCO ari ku rwego ruri hejuru yabo rwa Security Council. Bari abami batwari ibihugu bya bihugu 10 harimo 5 bifite byemeza, nubwo ubu bihugiye mu ntambara ngo ya Ukraine, intambara y'Ubushinwa na Taiwan. No, biriya nibyo kurangaza rubanda. Iyo basubiye hariya mu nteko ishinga ntuza yabo ya Security Council, barumvikana icyo bashatse kuvuga bakagikorera hamwe, because barakora ibintu bimwe. So rero ku kibazo cyabo ngabo ndumva aricyo nakubwira. Pastor, wakurikira ndirimbo ya Koffi Olomide avugamo ko abategetsi b'abanyekongo ari bisambo ngo ko basahura umutungo w'abaturage,
amafaranga ari kubaka amashuri ngo bakayaguramo imodoka zihenze no kubaka amazu. Ntabwo iyo ndirimbo yari ibyo se mu kiki mu kiringara yego ni Lumba ariko mwiringara. Ntabwo narabyumvise bivuga ko nawe nayumva ngo numva ibyo bivuga ariko we wabyumvise ubwo wabwira icyo ashaka kuvuga. Avugamo ibyo ngibyo nyine avuga ko ubutegetsi bwananiwe ku buryo abaturage batagikunda igihugu kubera ubutegetsi bwananiwe. arumva se byashoboka yuko byahinduka. It cannot work. Nawe impamvu abona amafaranga we politiki yayikorera mu ndirimbo kandi akayikorera hari umutekano kuko baza kureba niho nabonera umutekano agatera imbere. Babandagaya nabo amafaranga bayakura muri chaos, abantu bapfuye induru zivuga abantu biruka, nimwe bashobora kumanipira bakabona amafaranga. So buri muntu wese situation ara exploitinga akora uko aho yungukira niho ateza imbere. Bariya mu bintu by'imvururu no kutagira imibare n'igihugu kitafite uburyo bwo gukurikirana, kitafite statistics, kitafite uburyo bwo gukurikira abantu kubera ibintu bishwamamaye, bo nibyo niho bungukira. Amafaranga nyine y'amashuri bakayarya, yo mavuriro bakayatwara bakagira. Uretse kugira ngo erega ari ikintu kimwe cyo aragatabo kitwa uzagasome kitwa The Wretched of the Earth, kandi n'uwitwaga Frantz Fanon yaravuze ngo an African intellectual is a bewitched man. Intiti y'umunyafrika ibirozi kuko aba yarakuwe iwabo mu bwoko bwabo no mu muco wabo agahinduka ukundi. Niyo mpamvu bureba buri gihe bashaka kujya kwibera hehe mu Burayi akagura y'amazu akitwa nuko ari umufaransa cyangwa ari umubirigi cyangwa ari umunyamerika. Ibyo bikamuhisha ishema kandi koko ababimuhaye niyo mpamvu burya aho gaciro bagomba kugakurikira. That's why Rusesabagina is now sounding so ntuhajya n'umubirigi ariko ni n'umuturage ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika. Muri Amerika icyo iryo shema ubwaryo kuko babiteguye kuva kera ryakurikirana kugira ngo rigiye gutakara bamurengere kugira ngo n'undi nawe azifuze, buri muntu ajye yifuza kugira gute kuba yagira ubwo bwende igihugu n'aba ari umunyapolitiki. Ese umunyapolitiki w'u Rwanda ushaka gutegeka u Rwanda kandi ntabwo uri umwene w'igihugu w'u Rwanda. How come? Ibi rero ni ibintu nabonye n'ahandi henshi. Ndabivugira jewe muri rusange isi iragana ahantu habi cyane. Niyo mpamvu nyambwira abantu ngo inzira ni Kristo. Ibyo byose uvuze ndaza kurangiza nkwereka inzira nyayo abambaye umubiri bari ku isi bakwiriye guhitamo. Nabyo kuvuga kujya mu itangazamakuru ukandika gushyiraho political party ishyaka ryopoza ingurire ku butegetsi ntabwo ari igisubizo kuko mwese abashaka kuba abaperezida b'ibihugu ngiye bagira inama abumvuru cyane cyane muri Kinyarwanda. Ntabwo ushobora kucyo ushaka kuba umuyobozi cyangwa umutware w'ikitariho. If we are not independent then we don't exist. Naba dashobora kwigenga ibitureba ngo tubikore. None se wambwira ute zino ntambara ziri hano don't we have armies in Africa? Ntabwo dufite igisirikare. Kuki se tutijira ibihugu dufite ibihugu byacu East African Community bafite igisirikare. Bira bihugu bya Kenya, Tanzania, Burundi, Congo, Uganda, u Rwanda niyo bibangamiye n'umutekano mucyo uri hariya kuko byashyize abasirikare bose bagahiga bari abantu bakabafata ko byoroshye. Ariko ntibashobora kubikora. Ariko bazabikora ngo bagiye kurwanya M23. That's kandi nabwo ntibazabigira ko ntabwo bazabyumvikanaho kandi ikigenzi kimbabaza ntibashobora kubivugira ahagaragara. Bamwe bazabyicira hasi kuki batabivugira ahagaragara ntabwo bashaka kugira they don't want to be quoted. Kuvuga ati bingi nabonye Museveni avuga ati imitwe yose ntabwo ariko yose ari abateroriste. Hari imitwe iri muri kategori twita freedom fighters, hari no muri kategori yitwa anti people dissidents. Ibi byo bazanye ngo ni terroriste byo ni bagenda ni izina bahimbiye although it's an unfortunate term, ni izina bahimbiye kugira ngo baryite abantu bubwabo bashaka guca nabo baba barwanira ukuri.
ariko icyo bita anti people distance ni nk'abariya ba these guys in Congo bariya ba bariya ba Maimai, they anti people, barasanga abantu bakabica bakabarimbura. Ariko abariya bavuga ngo freedom fighters baba barwanya uburenganzira bwa base na ba nyina nabo bwabo ngo babe mu mahoro. Iyo cyo Museveni yasobanuraga, ariko abanyekongo baramututse baravuga ibyo ntabwo tubireba nkuko bibona. Turimo turamanuka mu bwenge, kandi abantu bavuga ibifaransa byinshi barisha n'amakayi amakanya no kumenya kujya kuri swimming pool nk'abazungu bakajya muri beach, ubwo ngo babaye abazungu, but they are not. Abazungu baba babeshye, kuko ikintu cy'Imana dore cy'Imana yakoze gikomeye cyane. Ubumwe bwacu buzabonerwa muri Kristo Yesu, ntabwo buzabonerwa muri karicazi z'abantu. Ntabwo ushobora gukunda abantu bari resist bazakomeza baba resist, abantu bironda bazakomeza bironde, abantu babivangura ruhu bazakomeza babikore. Niba tadabikora ku mugaragaro, imitima yabo bizasigara ariko bihari. Ese kuki batabikora ku mugaragaro? Ni inyungu z'aba abandi n'ubundi ko nta muntu bakunda. Ariko kandi mwibanga babikore, kandi we babiguhishe. Nushaka kubikora ku mugaragaro, umuntu yaramwe ngo mu Burayi, era umuntu umwe kuba mu Bubiligi, yaramwe ati naba resist wamaze y'imyaka 40 afite n'ubwene gihugu, ariko kumuha akazi byaraze. Yakwika agasanga yatsinze yakoze applicable ntashobora kubona akazi. Because she's black. Umwirabura akazi. Noneho ikindi kandi yarahigiye n'ibizaho n'iki, ariko noneho wajya kureba ku mugaragaro ntibabivuge. Kuko se batabivuga ku mugaragaro, ni system yabo ya globalization Satani ashaka gukora. Kuko niba kubwira bati we nitugushaka nawe nuji wanyu uzavuta abantu niba bini bakwiriye kuzi wacu, kandi wanya ariho bahaha ntabwo bashobora kuta, ubwo ro byaba ari ibibazo. Ahubwo nuko mwese mwaba mu kinyoma ngo hariho amategeko aturenganira uburenganzira bwa muntu, ngo kurwanya racism. Those things do not work. Racism is there kuri imitima y'abantu. Nituba muri Kristo Yesu honyine no tuzagira ubumwe butaryarye, uko buzaba bushingiye ku rukundo rw'Imana, kandi twaritahuye yuko turi babi kugira ngo tube beza nuko twaba turi mu mwami wacu. Yes. Pastor, muri Kenya mukanyura hakomoje, ariko umuntu aribaza aya matora nashobora kubamo akavuyo cyangwa ni kugira ngo Amerika igaragaze gusa ko ihangayikishijwe n'ibiri kubera muri icyo gihugu, cyangwa ihangayikishwe n'abaturage bayo bibereye. Ihangayikishwe n'abaturage bayo ntabwo bari ibagira ibi bitayeho, nabo bwaba bayo ntibitayeho, ariko ikora ku kantu kugira ngo yumvikanishe yuko iri maso ku isi yose. Gusa hariya muri Kenya ikibazo cyo mbajije garanti y'amahoro ntabwo nyifite, ariko hari icyo ntekereza. Muri 2007 abantu bishwe cyane bari abakikuyu. Abantu abakikuyu bo muri Kenya banyanyagiye no hino mu gihugu cya Kenya, kandi n'abatuze uhereye ku bwa Kenyatta. So bagiye rero muri icyo bita Rift Valley wabo bakarengiri barahatura barakira cyane. Noneho muri 2007 habayeho amatora, uwitwaga Mike Baki uherutse gupfa nyakwigendera nibwo yatorwaga kugira ngo abe perezida w'icyo gihugu. Yari manda yengira ngo ya kabiri. Noneho rero muri iyo manda ye ndetse bavuga ko n'amatora ngo yibwe, habaye ikintu gikomeye cyane. Hari habaye icyo bita alliance ni ukuvuga kwihuza kwaba abajyaruwo n'abakarengini, bashaka yuko Raila Odinga ari we uyobora. Abakarengini bo kwa Moyina kubwiraga bamugiye inyuma, kandi n'amoko birakomeye. Noneho bihimuye bica abakikuyu, barabica hafi barabamara, hafi nk'abantu barenga 1000 n'abandi bandi bahungira muri za Uganda he cyane. Nabwo byo sinzi nta nubwo byari bikwiriye kuba byarangira. Noneho ejo bundi abakikuyu ko ari abahanga babonye abakarengiri babandi babahemukiye kugira ngo bashobore gutsinda bifatanyije nabo, barihuza. Bihuje
barwanya abajyarubo, abakarengini bari bahuje n'abajyarubo ari nabo bishe abakikuyu, noneho bifatanyije n'abakikuyu bateye umugongo abajyarubo, koko baratora umwe aba perezida undi aba vice perezida. Ariko si yo nzigo y'amaraso yamenetse yavuyeho, igisubizo ni oya, iyo nzigo ntiyavuyeho. Barabanye imyaka 10 irashize. None ubwo imyaka 10 ishize rero, umukarengini wa wundi ushinjwa kwica abakikuyu iwabo arashaka kuba perezida w'igihugu, niwe William Ruto. Nashaka kuba perezida w'igihugu, none rero barareba ati uyu muntu bano bantu baduhemukiye bakatwica, tubahe ingoma, aho kugira ngo tuyibahe reka tuyihe babandi barabanzi bacu ariko batafite amaraso ya bene wacu ku ntoki, barimo barayaha abajyarubo, barashaka kuyiha ingoma, kuyiha abajyarubo. Nibyo Kenyatta ashaka gukora. Babandi bakarengine bagire bate babajugunye. Nkibaza ngo ese abakarengine bisha abakikuyu muri 2007 nibabona abakikuyu bateye umugongo bakajya kwifatanya n'abajyarubo kandi aribo bari inshuti, ese noneho ntibazakora ibyo bakoze muri 2007? Icyo ni ikibazo gikomeye. Ariko hari uwo nabajije arambwira ati no, ati imyaka 20 kuva muri 2007 kugera none hashize imyaka 10 n'ingahe, 15. Abakikuyu kuva muri 2007 kugera none imyaka 15 irashize. 2007 nibwo babishe, babakorera, ntabwo twabyita genocide ariko yashaka nko kuba nkayo, uko bashaka kwica umukikuyu wose uri hari iwabo bashaka kumwica. Noneho rero ndibwire ko ari nko kongera kubabwira ngo nibyo madukoze turabizi, aho kugira ngo tubahe ingoma mwebwe mutuyobore, abari mwe mwicara ku ntebe y'ubutware, noneho turabyanze ka twifatanya n'abandi turebe, ariko ingoma ntabwo tuyibaha. Rero nakubwiraga ko muri myaka 15 abakikuyu icyo kintu barakize. Igisirikare barakigiyemo cyane, bashyira abasirikare benshi n'abapolisi b'ubwoko bwabo ku ruhembe rw'umuheto. Hari uwambwiye yuko bashoboye kuba maso bahadeployiza abasirikare benshi, uzashaka kugira ngo abice nkuko babagize azagusha ishyano. Ndibwira yuko ari uko bimeze, kuko igihe cya Moi yari yarapanze igisirikare mu buryo bwe, buhoro buhoro bakoze ubwenge barabidisimanturinze, bagiye babishyira muri favor yabo. Ndibwira yuko batazongera kubikora ngo bibahire. Yego Pastor, reka noneho tunyarukire gato kuri izi ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Mali, ziri no muri Centrafrica, nabo bari kuzirukana nkuko na MONUSCO bari kwirukana muri Kongo. Umuvugizi wa MONUSCO muri Kongo Gilman baramwirukanye, umuvugizi wa MINUSMA muri Mali baramwirukanye, bari no gushaka kwiza ingabo rwose zijya ku musozo. Ibi bintu birashoboka cyangwa ntibwo bishoboka kubirukana? Ibintu byose by'abari abantu bakora bafite gahunda yabo. Icyambere na mbere ziri ngabo koko ntacyo zimaze, ibyo ni bigaragarira abantu bose, ahubwo biri amambu hari ubwo zifatanya n'abanzi, ahubwo ugasanga zirabaha intwaro. Nigeze giye kumva inkuru ibabaje, bigeze gufata intwaro muri Kenya mu modoka z'umuryango w'abibumbye bazitwariye Al-Shabaab. Hari intwaro zigeze gufatirwa muri Central African Republic bazitwariye intagondwa zitugasereka z'abayisilamu. Ibyo rero turabizi ko ibintu barabikora, nabo nazire nariya mitwe yo muri Kongo ifite intwaro nayo barayaminga barayintwaro. Kuba ari gihe higeze ngo babirukane wenda bakaba bahagurukiye muri buriya buryo, nacyo ni ikindi kintu. Hariho bashobora kuvuga bati aba bantu bameze batya, bagashaka kuraho ingabo z'umuryango w'abibumbye. Icyo kintu I'm waiting to know, ese bazabishobora? Ese muri ibyo bihugu aho uvuzeho babirukana, hari igihugu cyari cyashobora kugaragara yuko bagiye bagahunga bakava mu gihugu kiri ubiruka muri abaturage cyangwa na leta y'icyo gihugu? Ari aba leta ari abaroni, usibye abafaransa birukanwamo. Hari abafaransa baragiye muri abari muri Mali baragiye. Ariko se ingabo za Loni zari zava muri Mali zikagenda,
ntabwo ziragenda ariko umuvugizi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Mali we baramwirukanye. uwo ni individu ashobora kugenda ariko bagahindura undi. yewe ndacyategereje ngo ndebe niba zihambirijwe zikagenda, ubwo nzongera gutekereza icyo nagisubizaho, kuko I don't believe ngo bafite ubushobozi bwo kuzirukana. bakora ahubwo negotiation zishya, bakavugana nabo bya diplomasi byo gusigiriza, bakaba bari aho ngaho. ariko se bazazirukana bate? bazabyuka kare se force bazakoresha ni iyi? bazafata abasirikare bagende bajye kuzirasa? bazabwira abaturage se ngo bajye kwigaragambya? ntabwo byakunda. abone byabereye Kasindi, abasirikare b'Abatanzania bo ko ntibamenyereye ibintu by'intuza, barari bataba ngaba ni hao washenzi wanataka kutuchezea sina askari, barabarasa. none bavuze ngo baraza kubakurikirana ngo ntigomba kugaragaraho ibintu nk'ibyo. Yes, ariko nabwo n'ubundi bwenge bwo kwicwendeka. none ntibaza ngo bazabirukana bate? kwigaragambya ni guhagije ko abaturage. ese izo ngabo z'ibihugu b'abasirikare barimo zizahaguruka zijye kubarasa? kuko iyo wirukana umuntu ugomba kuba ufite force power akoresha. So I am waiting to see how ko ugiye kubikora. kereka bazavuga bati okay, katwumvikane namwe ingabo zacu zitware, ariko mu kimbo cy'ingabo harazindi tugiye gushyiraho, kandi zizajyaho zaba ziri mu nyungu zabo n'ubundi. Yes. none pastor, reka tubitegereze wenda ibyo. reka tunyarukire kuri Ukraine n'Uburusiya na Taiwan n'Ubushinwa. intambara ya Ukraine n'Uburusiya urabona yararangiye cyangwa iracyakomeje? se kuki hituyemo iyindi ya Taiwan n'Ubushinwa na Amerika n'Ubushinwa? nibyo nakubwiraga biri mu murongo mu ntego yabo ya 9 yo kuzana intambara hirya no hino muri kino kinyejana cya 21. ni ibintu bishya hirya no hino ku isi. ibihugu byateye imbere kujya bigira intambara ngo ziri brief, izo ntambara zikajya zikubita, hanyuma ibihugu byinshi byacu bikaba umutekano muke n'inzara, nk'uko rero ngubu tugiye kwicwa n'inzara. numvise yuko hariho gahunda mu mezi 10 ari imbere yo kwicisha abantu inzara ku isi yose, kandi iyo nzara izashoboka kubera guhindagurika kw'ibihe bafitemo uruhare no muri zino ntambara zirimo za Taiwan, wumva niza hariya za Ukraine. ibya Ukraine nibyo nagaterera nzamba, urumva yuko bimaze kumenyerwa. ubitangazamakuru ushobora kuba gushiftinga akajya kurebera muri Taiwan. ese kankubaze, biriya bya Taiwan nibyo birashekeje? ubundi Taiwan cyahoze ari territory y'Abashinwa. ubu ngubu gahunda ihari ni ukugira ngo kibe ni igihugu cyigenga, ariko Ubushinwa nk'igihugu gikomeye muri Loni cyaravuze ngo igihugu gishobora kucyemera kigomba gucana umubano n'Ubushinwa. noneho kandi ntikigiteye ngo bigire izira birangire, ahubwo kandi bihora bishyamira icyo kintu kikaba prolonge. ukavuga ati ibyo bizarangira ryari? ni tension, ni uburyo bwo gutuma intambara zizaza mu isi zitegurirwa ibizazitera aho bizaturuka. Abashinwa ubwabo bazi ngo Taiwan batarayifite babaho, ariko barashaka kugira bute kuyigarurira, ntabwo bemereye yuko ubwigenge bwayo. naburiye umenye yuko Taiwan ntabwo barwa nk'igihugu mu bihugu mpuzamahanga, ntabwo ufite icyicaro muri Loni. Urabizi? Yes, nanjye ndibwira ko uko bimeze, kireka nabo barakihaye muri iyi minsi sinabimenya. ariko gisanzwe n'ubu ntabwo gifite kuba rero dafite icyicaro muri Loni, nivuga yuko ntabwo iri recognized nk'igihugu. hari ibihugu 15 biyemera harimo na Vatican, ariko ntabwo yemewe ku rwego rwa Loni. ntabwo ibyo ni ibihugu kuri level yabyo, kandi ibyo bihugu iyo bimaze kuyemera hari icyo bigomba guhomba. ntabwo bigomba kugira imfashanyo cyangwa intwererano n'imikoranire n'Ubushinwa. so ubwo rero twavuga yuko ibyo bintu nabari bimeze bityo ntacyo bivuze, ahubwo nanone ntwaguteza ya ntambara ishyeri zizavuka hariya muri Aziya. ntabwo Ubuyapani bwavugaga yuko imyitozo yabwo, kuko Abashinwa barazanye intwaro zabo hariya hafi n'ikirwa cya Taiwan no muri nyanja bita ngo ni China Sea,
bakoramo imyitozo, iyo myitozo ikaba ibangamiye abayapani basabaga yuko iyo myitozo ihagarara. None se bayihagarika bate? Ngo kuko ngo ibangamiye, ngo hari aho igera ngo ikinjira mu nyungu z'Ubuyapani. Ibyo ni ibintu abantu bashyiraho, abantu baba batareba, ariko bigamije kuzana umwuka mubi uzakorangiza ya ntambara ya rutura irimo twavuze ko igomba gusakirana kandi gahuza impande ebyiri zikomeye z'isi, abashyigikiye Amerika n'Uburayi n'abashyigikiye Abarusiya n'Abashinwa ku rundi ruhande, ariko byose bishingiye no ku idini. None ubu iyi ntambara yo irashoboka ko yamera nk'iyo muri Ukraine, iya Taiwan n'Ubushinwa n'Amerika? Ntabwo nabihakana kuko niyo gahunda bafite, ahubwo je navuga ngo itabaye ubu ntabwo navuga yuko nuko igihe cyabo cyaba kitaragera, ariko yo it's an offing, irategurwa, irahari, sazwe ihari. Ni nk'ire ya Korea buriya, nta gihe iriya Korea na Korea de Peninsula impamvu itashoboye kuba igihugu kimwe bakomeza kumera kuriya nuko bayirindirije igihe cyayo racyo kandi kizabaho. Ntabwo ibihugu bishobora kuba abantu bashyamiranye kuriya forever and ever. Aho ya kuki se batumvikana? Kuki se communism yaraguye ku isi yose? Kuki yasigaye se gukomera kuba muri Korea ya ruguru? Uriya muhungu ise yapfa akabara musimbu, yari umwana unganutse, ashyikiwe n'abandi bantu, nawe azajya kuva simburwe n'umwana we. Kubera iki? Icyo bategereje kizava hariya ni intambara, kandi iyo ntambara iriba hariya izakwira isi yose n'ubundi. Pastor, reka dusoze niba ntacyo wongeraho. Icyo nakongeraho jewe abazakurikira kino kiganiro bakwiriye kumenya ibyo Bibiliya ivuga. Amagambo dusanga muri Luka igice cyaho cya 24, Luka 20:21, aravuga ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara ngo bumirwe bumvise inyanja no muraba bihorera, kandi abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, imbaraga zo mu ijuru zanyeganyega. Yes, aha ngaha Yesu avuga ku byerekeye ntabwo isi igeze Yesu ayivugira ibyiza, kandi igihe cyabyo ni iki? Intambara, ibyago, inzara, yarabivuze. Ibyo nibyo dutegereje. Ni ukuvuga rero abantu bakwiriye kwitegura buri gihe akaga mu isi. Icyo nababwira rero ni uguhunga, bagahungira hehe? Ntabwo ari kujya ku wundi mubumbe, ni uguhungira muri Kristo umukiza, kugira ngo muri we bashobore kuruhuka umujinya uzaza. Murakoze cyane Pastor, turagushimiye, dushimiye n'abadukurikiye. Murakoze, Imana ibahe umugisha.